Ndagushuhuje mukunzi wa Technology TV Official. Ndagushimiye cyane wowe wakoze subscribe kuri channel yacu yitwa Technology TV Official. Nje nitwa Mwesige David. Iyi ni Technology TV Official. Nje kukubwira ngo ese umuntu yujuje subscribe igihumbi na watch time ibihumbi 4 yakishyurwa amafaranga ngahe cyangwa byagenda gute? Nkuko abantu benshi babimbajije bambazaho icyo kibazo rwose, uyu munsi ni wo munsi wo kugira musobanukirwe ibijyanye na YouTube cyangwa YouTube partner program. YouTube ubundi kugira ngo ihembe umuntu agomba kuba yujuje subscribe igihumbi ndetse na watch time ibihumbi 4. Hari umuntu yambajije ngo ese ko twumva ngo iyo umuntu agejeje watch time ya umwaka ugeze aturuzuza subscribe igihumbi n'amasaha ibihumbi 4 bigenda gute? Mu mategeko ya YouTube rules bivuga ko iyo YouTube channel igihe itaramara umwaka, imaze umwaka wose itaruzuza subscribe igihumbi cyangwa watch time ibihumbi 4, ukuntu babigenza ya masaha washyizeho uwo mwaka ukaburangiye niyo bakuraho yonyine. Subscribe ntago bazikoraho na views ntago bazikoraho, ahubwo icyo bakoraho ya watch time yawe ihitiba expired, amasaha yawe ahitaba expired. Rero buriya amasaha atagaciro mu gihe kingana n'umwaka yose. Rero icyo gisubizo reka mbe nyigusubije ukuntu bimeze. Rero nimba ufite YouTube channel itaruzuza subscribe igihumbi ndetse n'amasaha ibihumbi 4 mu gihe cy'umwaka, ukabuzi neza ko umwaka ugiye kurangira, unyandikiye WhatsApp nagufasha kuko twe tugurisha subscribe ugatuba monetize byihuse. Okay, ubundi iyo wamaze kuzuza subscribe igihumbi na watch time ibihumbi 4 uraprayinga. Wamara kwa prayinga video zawe ukazigira monetization, ukazigira monetize. Ikintu yo bamaze kukwemerera, ibyo ni ibya mbere. Kukwemera kuba monetize ni ibya mbere, no kumonetiza video ni ibya kabiri. Yo bamaze kukwemera kuba monetize, noneho umonetiza za video zawe, monetization official update, umonetiza video zawe zose. None ikindi iyo ugiye kuzimonetiza ushyiramo ibyo bita AdWords. Ibyo bintu bishyizemo nibyo bita amatangazo. Urabizi neza, ufungura icyo bita Google AdSense na Google AdWords. Google AdSense reka nkubwire aho bitandukaniye. Rero Google AdSense niho amafaranga aca, Google AdWords niho nabamamaza kuri channel yawe. Urugero, igihe uzajya kureba video y'umuntu kuri YouTube ukabona hajemo akantu kanditsemo kaka video kakubwira ngo tegeza amasegonda 5 ngo kana skip ukomeze, uwo muntu baba baramwishyuye kugira ngo bamamaze kuri channel ye. Nuzajya uri ku mbuga nkoranyambaga zitandukanye, waba ugiye urimo urareba nk'ibintu ugasanga hahita yitambikamo akantu kanditsemo ayoba, nabonye ariyo usanga nyine hagasaza mu ibyo bintu akavuga ngo tegeza amasegonda 5 n'izindi bitewe na company yamamaje. Ibyo ngibyo nibyo bita AdWords. Rero iyo wabishyize muri video yawe bakamamazamo, YouTube channel irakwishyura. Kandi nanone ibyo bita AdSense, Google AdSense, iyo wamaze kuyicreatinga niho hahandi bohereza pin number. Kugira ngo bakoreze pin ugomba kuba ufite amadolari 10. Kuba ufite amadolari 10 nibwo Google yohereza pin yawe ku iposta bitewe naho wemerejemo. Okay, ibyo wabishoje noneho YouTube channel bitewe n'uburyo uri kurebwa cyane kuri inuza yawe. Abantu igihumbi barebye video yawe bari mu Rwanda, usanga tugereranyije, usanga wabona amadolari 2, hagati y'amadolari 2 cyangwa n'amadolari 4 ku bantu igihumbi barebye video yawe. Noneho ku bantu bari hanze y'igihugu nko muri Amerika, usanga byatwara nk'abantu igihumbi bareba nk'amadolari, baguha nk'amadolari 4 kuzamura.
si ibyo bafatiraho, ahubwo hari igihe byiyongera n'aba ari amadolari 2 cyangwa ari amadolari 4 bikaba ari nk'amadolari 6 bitewe n'ukuntu YouTube yabigenye nyine, ariko ngenda kugereranyije nk'ukuntu biba bimeze byose. Okay, rero reka nkubwire rero wowe ufite YouTube channel ukaba ushaka kugira ngo uhembwe cyangwa ukaba uzi neza ko ukeneye kubona amafaranga ya YouTube channel, uzakore cyane. Icyo ni icyambere, kandi baravuga ngo akeza karigura. Okay, nukora video izakurura abantu benshi kuri YouTube channel yawe, nareba iyo video yumva cyane kuzumva ikindi kizakurikiraho nyuma y'icyo ngicyo. Nukora video ikenewe n'abantu, buni ikintu YouTube ivugaho, ntabwo ikunda umuntu ukora video zijyanye n'ivangura ry'uruhu, ry'igitsina, ry'ibiki n'ibikivangura rwose gishingiye na bese. Iryo vangura rwose YouTube sigemera. Ikindi YouTube itajya yemera video za pornography, nago YouTube ibyemera rwose. Ibyo byo uzanabimenye bibeshikana yishyiraho wahita bafunga channel yawe ako kanya. Nkuko nuza YouTube bavuga yuko amabwiriza ya YouTube channel avuga, wowe ni uzaba wujuje subscribe 1000 ndetse na watch time 4,000 uzabona amafaranga, uzaba wemerewe kwa applyinga. Kandi iyo wabyujuje, hari abantu benshi baba babyujuje ariko bataratanya kubona ayo mafaranga. Uzi impamvu nuko baba bazi ko kuzuza ibyo bintu ari byo YouTube itiguhembera. Wapi, ahubwo habakeneye kugira ngo ube umwe ngo partner program. YouTube partner program ni umuntu YouTube izazihemba, kuko iyo wamaze no kwa applyinga bakakohereza email bakubwira ngo you are accepted partner program, YouTube partner program. Mbese nawe wakiriwe kuba umupatana program wa YouTube kugira ngo igi guhemba igibana nawe, mbese bajye babasha kukwishyurira buri kimwe cyose. Okay, rero reka nkubwire rero ngiye cyo nakubwira, kora video, ariko video zituma abantu benshi bazikurikirwa, zikurururwa n'abantu bakaza bakayireba. Ashobora ko ari muri korashatsi agahita zakayireba. Okay, ngiye nitwa Mwesige David. Ushaka kugura subscribe cyangwa ufite YouTube channel ikiri hasi, nyandikira WhatsApp nkwereke ibiciro biri hasi cyane rwose ntugire ikibazo. Tugurisha subscribe, watch time, likers, viewers, ndetse ufite YouTube channel waramaze kwa applyinga nyine ukeneye ya madolari 10 kugira ngo bakoreze pin, nayo turayakagurisha rwose. Ibyo ngibyo turabigukorera, kandi nta kindi kintu nakwifuza cyese Imana. Icyo nababwira ngo Imana ikomeze ibamera umugisha mwe mwakoze subscribe kuri channel yacu. Video yindi muyitegure mu kanya gato, kandi ndacyari kumwe namwe, ndabakunda cyane. Ciao ciao.